mutambyi we ni wowe uracyakora iby'Imana ishaka, wowe udukurikiranye aya masaha ngo yakoraga iby'Imana ishaka. Aka kanya nta kubeshya, ntabwo ari ibintu ndi gushyira imbere cyane ko mba numva nyine nkifitemo utuntu nyine tw'udukomera ukuntu. Ntabwo ndavuga ngo mfashe umwanzuro kumva ngo shatse umugabo cyangwa se mfashe uwo mwanzuro mbese nyine wo kuvuga ngo nashaka nyine umugabo aka kanya. Ngewe aka kanya ikintu kiri muri ngewe kandi uko niko kuri, ndi kumva nshaka gukorera Imana kandi nshaka kuyikorera mu buryo numva nyine ndi njyenyine, nta bindi bintu nyine bimvangavanga biza nyine guhita bimvangavanga mu mutwe. Gusa habayeho nyine ubushake bw'Imana, ntabwo umugambi w'Imana ntabwo nawusubiza inyuma. Nategereje ndaheba ko muhuriye mu murimo w'Imana. Murakoze cyane. Uyu mwanya duhuriye mu murimo w'Imana, duhujwe n'umurimo tujye gukora. Kabiri twahujwe n'amaraso ya Kristo Yesu, ibindi kireka data niwe wabimenya. Si uko bitabaho, si uko bitanashoboka, kuko ngira ngo abadukurikiye barabona ko turi couple atakibaye, ariko bigiye gusohora. Imana ishimwe. Numuhirwe uwizera kuko ibyo yabwiwe n'akanwa k'Umwami Imana bizasohora. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Imana ntibesha, Imana irasezerana igasohoza, iyo ivuze ishira mu bikorwa. Bwana asifiwe sana. Ikintu Imana ivuze, haleluya, kingana n'icyo ikoze. Ikintu Imana ivuze kingana n'icyo ikoze. Niba mureka twongera tubasuze mwebwe mwese aho muherereye, mwebwe mudukurikiye aha bari mu gitondo, mukomeze mugire igitondo cyiza, bari ku mugoroba mugire umugoroba mwiza. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba ku isaha y'isa 8:48 nibwo dukoze iki kiganiro. Rero muhabwe umugisha wakoze subscribe, ako nawe utarayikora ndagira ngo ukandeho ubundi tubane umunsi ku munsi. Nta wundi rero ni Bobo umuhungu wanyu ubasuhuza mtoto wa Mungu. Ndabasuje rero cyane ukoze muhabwe umugisha. Ni kwa kuntu rero tugenda tugaruka mu biganiro by'iyobokamana. Muri no mwanya murabizi ngehemba hose mfata ibiganiro byose, ariko no mwanya tugarutse mu kiganiro cy'iyobokamana uko yo mwitegereje imbere ya kamera murabona za Bibiliya zaje kabisa. Tugiye kumva iki Imana irimo iradutumaho muri no minsi. Ariko rero sinakomeza ntabanje kwakira abantu turi kumwe imbere ya kamera kugira ngo tubashe kumenya abaribo. N'umupapa, nimba ari umupapa, nimba ari umusore, undi nimba ari umama, nimba akiri umukobwa, idono sinavugira abantu bakuru baranatubwira wenda uko byifashe, kuko wenda nta wamenya nimba ari umuryango, ntago mbizi nanjye. Nuko nanjye sinzi ukuntu nyine twapanze ngo tukorane, mbona baranapanze n'umwe mbona azanye undi. Akubwo nyine turabimenya. Muraho neza, turabakiriye. murakoze cyane. Reka duhere ibumoso. Akunda ubu ntimwicaye nabi, katuye tubigize gutya zatumenya icyari ibyo uko bimeze. Dushobora kuza guhindura ibyicaro nubwo mutande ariko muzemo. Reka duhere rero iburyo mutwibwira kugira ngo tubashe kumenya abo tugiye kubana muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana bane namwe mwese ndetse n'imiryango yanyu. Amazina ni Revera Pastori Buhungu Abeli, niyo mazina yanjye. Dusuhuje abatwumva bose, abari Burundi, abari Kongo, Tanzania, Zambia, Mozambique ndetse na Malawi, abari hano mu Rwanda, abari Kenya, Bugande, abari ku mugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika, mwese turabakunda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Shalom. Tararengaho Reveranti no musore no mugabo cyangwa uviraho rimwe? Reverandi ni umupapa ariko muri iyi minsi witegura kongera gushaka. Arahiye koko. Noneho uturi iruhande arivuga cyangwa uramwibura muvuga? Arivuga.
arivuga. amahoro y'Imana nabane namwe abatuye isi yose turabashubuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nanjye uri imbere yanyu nitwa Yamfashije Claudina, ndi umuntu w'Imana, ndi umukozi w'Imana, ndi umwana w'Imana, nkunda gusenga, nsengera mu itorero rya Revelation Kagugu, ndi umubyeyi w'abana 5. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Claudina mubyeyi w'abana 5, umugabo n'umwe cyangwa numva hari ukuntu mwivango n'umugabo umwe ko ntako wongeyeho. Biraho nyine. Biraho gute hana Reverend aratubwiye ati ndimo ndongera kwitegura gushaka, ubwo sindabyinjira aratubwira impamvu. Ubundi nawe wowe twibwiye nawe uko byifashe. Ngenda cyari kubisengera. Aracyari ku isoko. Ndacyari kubisengera. Ndamuvugiye. Abeli niki nko mu Reverend wongeye kuvuga ngo ugiye gushaka, wa mbere bimeze bite? Wa mbere yaritabye Imana. Ntabwo biba byoroshye ariko y'amahirwe ya mbere apfuye haraza amahirwe ya kabiri. Pole sana. Nangize ngo Reverend wenda duhera aha ngaha ku bijyanye n'urushako, ni igiki kijya avuga kuri divorce, kumva ko umuntu yakoze divorce ariko akaba yumva yakongera gushaka, ndabyemera kwitaba Imana, yo yitabye Imana umwe na bibiri abyemera, ariko kuba no minsi bireze ku muntu gukora divorce ukongera ugashaka undi, ni iki ubivugaho nk'umushumba? Asante sana, murakoze kutubaza kuri icyo kibazo. Divorce zibaho kuko ziranahari. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo twubahe abatuyobora mu rwego rw'isi. Rero niba ubuyobozi butanga divorce, bivuze ngo divorce iremewe kubera yuko n'ubuyobozi bw'isi burayitanga, kandi Bibiliya ivuga ngo nta buyobozi budashirwaho n'Uwiteka. Ubuyobozi bwose buva ku Uwiteka, kandi ngira ngo iki ni kibazo nagiye mbazwa n'abanyamakuru batandukanye, nagiye ntanga ibisubizo kuri iki kibazo. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo hoya ngo ntibyemewe, ariko nge ndababwira ngo biremewe. Impamvu ni yihe? Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma divorce ibaho. Ubwa mbere na Paulo yabivuzeho ngo umugore bitewe n'impamvu umwandikire urwandiko umusende. Ubwo bitewe n'impamvu, ndavuze ngo bitewe n'impamvu kuko impamvu ziratandukanye. Hanyuma kabiri, turabona ko yirukanye Vashiti agahita atwara Esther, umukobwa Bibiliya tubwira ko yubaha Imana. Uwo wundi muntu rero yaza avuga ko bitabaho, ntabwo nzi yo yabaje aturuka, ariko tubona neza ko ari ibintu bishobora kubaho. Ntabwo nahamya ngo ni byiza cyangwa se ngo mvuge ngo birakenewe, kuko ikintu cyose kigira ingaruka, yaba mbi cyangwa nziza habaho ingaruka. Rero ingaruka za divorce ntabwo ziba nziza. Nk'umureverend pasiteri ntabwo navuga ngo ni byiza, ntabwo ari byiza, ariko nanone hariho impamvu zishobora gutuma bibaho nubwo atari byiza, kubera yuko ntabwo twakira mu biganza by'Imana, ntitwakira ibyiza gusa, n'ibibi nabyo bivayo tukabyakira, kandi ikintu cyose kibaho kubera impamvu kugira ngo kikwigishe. Hanyuma kabiri, byose turabyemerewe, ariko si byose bitugirira umumaro. Murakoze. Aha, ndakibaza Reverend huriye kuki na Claudine? Reverend ahuriye na Claudine ku kwivuga butumwa cyangwa se ku Mana data wa twese yaturemye. Twese turi abana b'Imana. Bibiliya iravuga ngo uko tuzasa ntikurahishurwa, yego cyangwa se ntikurerekanwa, icyakora Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. So ni umwana w'Imana, nanjye ndi umwana w'Imana, ni umukozi w'Imana, nanjye ndi umukozi w'Imana, twese turabavuga butumwa. We ngira ngo ni umu evangeliste cyangwa se ashobora kuba yitwa prophete, ni umuhanuzi, ariko njyewe ndi umurevera pasiteri. So rero duhuriye kwivuga butumwa, duhuriye mu gakiza, nicyo kintu kiduhuza. Nabonye muzana ngira ngo hari icyo ugiye kudutangariza, ngira ngo wenda ni we iyerekwa riri kwerekezwaho. Nategereje ndaheba
ko muhuriye mu murimo w'Imana. Murakoze cyane. Uyu mwanya duhuriye mu murimo w'Imana, duhujwe n'umurimo tujye gukora. Kabiri twahujwe n'amaraso ya Kristo Yesu, ibindi kireka data niwe wabimenya. Si uko bitabaho, si uko bitanashoboka, kuko ngira ngo abadukurikiye barabona ko turi couple atakibaye, ariko rwose muri kano kanya tumaze amatsiko abadukurikiye, uretse gahunda z'Uwiteka wenda zazamwo nyuma, kuko tumenye iby'iminsi ishize ntitumenye ibyisigaye, ariko muri kano kanya duhuye kugira ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza, bihane bave mu byaha bakizwe, hanyuma bazigire mu ijuru, umubare w'abarimbuka ugabanyuke, hanyuma uw'abakizwa wiyongere. Imana iduhane umugisha. Evangeliste cyangwa se muhanuzikazi Claudine, Reverend Abel aramutse akubwiye ngo ndumva ari ukuntu bimeze muri njye, wabyakira uti? ibintu byose se ko Imana ariyo ibigiramo ubushake cyangwa uburenganzira, twafata ibihe byo gusenga tukabaza amakuru ijuru. Ariko hazamo gusenga, ariko burya Imana ntabwo ijya ibangamira amarangamutima yacu n'amahitamo yacu. Burya Imana isubiza bihwanye n'uko utekereza. Ntabwo Imana yagutsindira ikintu udashaka, gutsindira nyine guhatiriza, ahubwo burya Imana ishyigikira bitewe n'intekerezo ufite muri wowe. Nyine ndabaza physical appearance cyangwa se mu bigaragara inyuma. Imana yo burya ikora uko ishaka mu bigaragara inyuma no mu marangamutima yawe. Wabyakira uti? Wenda aka kanya ntakubeshye, ntabwo ari ibintu ndi gushyira imbere cyane ko mba numva nyine nkifitemo utuntu nyine tw'udukomera ukuntu. Ntabwo ndavuga ngo mfashe umwanzuro kumva ngo shatse umugabo, cyangwa se mfashe uwo mwanzuro mbese nyine wo kuvuga ngo nashaka nyine umugabo. Aka kanya ikintu kiri muri njyewe, kandi uko niko kuri, ndi kumva nshaka gukorera Imana, kandi nshaka kuyikorera mu buryo numva nyine ndi njyenyine, nta bindi bintu nyine bimvangavanga biza nyine guhita bimvangavanga mu mutwe. Gusa habayeho nyine ubushake bw'Imana, ntabwo umugambi w'Imana ntabwo nawusubiza inyuma, ariko ku giti cyanjye ntabwo ari byo ndangamijeho. Imana ibintu byose bibizi, nta kintu Imana ibitazi. Buriya ntabwo nayitekerereza, buriya ifite uko ibizi n'uko ubitekereza, ariko mu marangamutima yanjye aka kanya ntabwo iby'umugabo ari byo biri imbere cyane. Okay. Reverend atubwiye yuko mudamu yitabye Imana, wowe umutware wawe wenda gake se umwanya w'ubuhamya, tuzategura umwanya w'ubuhamya twicare tubuvuge, se wemera kubutanga? Okay. Byagenze gute gusa ko konyine nawe yitabye Imana, cyangwa nyine ni kwa kundi imitima Imana itayiringanije bikagira utsikamira undi? Ntabwo ngewe wanjye yitabye Imana, wanjye arahari nyine, ni kwa kundi nyine mugirana n'akabazo nyine n'umutware, bikaba ngombwa nyine ko umwe nyine aba ari ukwiwe n'undi akaba ari ukwiwe. Ahari rero ntabwo nzi ngo mu mutima wiwe bimeze gute, ntabwo mbizi aka kanya, ntabwo nzi ngo mu mutima watekereza iki, cyane ko nta n'ibyo nyine mbonera umwanya wo kuvuga ngo ngiye kumubaza, kubera ko haba hari impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Rero ntabwo ndi babaze byinshi cyane, kuko no mwanya n'umwanya twari tuje byatwumva ijambo ry'Imana. Gusa ikintu wenda kiriho aho ngaho, nubwo umutware wanjye nyine we yari yampaye oda, arambwira ati nubona umugabo uzishakira umugabo. Yarakweguriye neza pi. Ati numubona rwose uzamushake, ariko mbona atari cyo cyihutirwa. Nyine ibintu byose bisaba gusenga, bisaba gusenga ukabayoboza Imana, cyane ko umuntu aba afite nyine imvugo y'Imana abitse nyine muri yo, ugategereza ukanabanza gusobanuza ibyo bintu ibyo ari byo. Rero ntabwo wamenya ibintu biba biri mu mutima w'umuntu, cyane ko n'Imana n'aka kanya Imana, kuko twizeye Imana ishobora byose, yanamugarura, yamuhindura ikanamugarura. Agarutse bitewe n'icyo mwapfa yagarutse wakwemera? Oya, namubabarira. Nese hari umuntu udakosa? Na Beri twicaranye aha ngaha kano kanya yakosa. Nta muntu udakosa. Ushobora kwanga kubabarira wa muntu
wagiye akosheje rya kosa agarutse aje kurikosora, ahubwo ukavuga ngo ntabwo nkubabariye, usanze wa wundi n'ubundi nawe ahubwo agakora ikosa rirenze irya wa wundi wa mbere. Numva atari ngombwa kuba umuntu kuba wavuga ngo ugiye kujarajara mu bintu by'abaga. Imana ifite kuba yagenda ikamuhindura ikamugarura kandi yaramuhinduye, kimwe nk'uko ishobora kubona nyine ko bidashoboka, kubera ko aka kanya wenda nimba umugabo twamenyanye ntarakizwa ntaraza mu bintu by'Imana, bikaba ari byo yenda bihagurutsa n'izo ntambara zose, akavuga ati ngewe sinsenga nawe mu idini rimwe, ashobora kubana n'uwo basenga mu idini rimwe, cyangwa se wenda bahuje n'izindi bizinesi, ngewe akabona nyine ko ntacyo duhuje, nta n'icyo twanahuza. Imana ifite ukuntu ukundi yabigenza, ntago ngewe njya muri detayi y'Imana, ifite ukundi kuntu yabikora, ifite ukundi kuntu yabigenza, ibintu byose birashoboka. Yego, ndabashima imbere yuko dutangira ikiganiro. Burya ntawe ugenda bataziranye, ntaba bagendana bose baziranye, ariko se Abeli, mbere yuko tuyinjira mu ijambo ry'Imana, sibyo? Wenda wumvishijeho mama Evangeliste Claudine, wenda rusanzwe bizi, ariko wumvishenda uburyo byamugendekeye, amarangamutima cyangwa imvamutima yawe mu masegonda make yagira icyo ubwira Claudine mugiye gufatikanya no murimo wo kubwiriza. Murakoze cyane. Ikintu namubwira bwa mbere na mbere nakomere, Nyamabomba si ivubi. Hanyuma icya kabiri ngo iryo jambo rirakomeye, ubwo bisobanuye iki? Risobanure. Ni ukuvuga ko nshatse kuvuga yuko Imana ari iri hejuru y'ibintu byose. Yakoze ibya mbere yakora n'ibya kabiri. Hari umwanditsi yanditse aravuga ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Iki giti ngo nubwo cyasaza imizi yacu igahera mu butaka, ngo ariko cyumvise impumuro y'amazi cyakongera kigashibuka kikagira amashami y'ibitontome nka ya mbere. Nshatse rero kumubwira ngo iyo amahirwe ya mbere apfuye, urumva n'ubundi twese duhuje ibibazo. Reka twizere ko Imana yemeye ko twicarana kuri iyi kamera, hari icyo ishobora gukora, ariko abantu ntibahite bumva ko ari nge wivuze. Si de couple. Haba uhituza ibintu. Imana niyo ifite impamvu yemeye ko duhurira kuri izi kamera kugira ngo tubwire abantu ibyorurutse imitima. Rero Claudine nakomere, kubera yuko Imana iracyafite ubundi buryo, hari ukundi kuntu yabigenza. Bitabaye ngombwa kuri nge, Imana yakuremera uwundi muntu ugukwiriye. Kimwe nuko ubu tuvugana hari yakwitegereza umurimo twaje gukora ikavuga ngo hari icyo nkoze, nabyo byashoboka. Ngewe ntabwo njya ndwanya Imana, ahubwo nemera ko Imana igira gahunda kandi umugambi w'Imana ntuburizwamo. Rero mu majambo make wenda tudatinze, twizera Imana. Ako Reverend haratari ukuntu giti ukikiza, ngiye nsimbutura uvuga ngo Imana ibyemeye, amarangamutima yawe hari icyo akubwira kuri Claudine. Imana tube tuyiretse ko Imana nta bwengiza muki mu bitekerezo byacu, mu marangamutima yawe kuri Claudine uriyumva uti? Oya, Claudine no umudamu mwiza, ngira ngo abadukurikiye barabona ko ntacyo abaye. Kabiri ni umukozi w'Imana. Uriya umuntu uri mu Imana ni umuntu wo kwitondera, ni umuntu wo kubaha. Mu bijyanye rero n'amarangamutima si ibintu napfa gutwara uko niboneye, kubera ko umuhanuzi w'Imana urumva umwitwayeho nabi Imana yanagukubita inkoni. Ahubwo reka tuvuge ngo gahunda ni y'Uwiteka. Abantu badukurikiye nibajya muri commentaire bandike, buri abantu badukurikiye harimo abantu baturusha impano, harimo abantu berekwa, harimo abantu Imana ikoresha. Ahubwo nibajya muri commentaire bandike uko babibona. Ese Imana ivugira muri twebwe gusa, muri bo ntiyavugiramo? Oya Reverend, tugendane gake y'aha hantu. Tabihindutse ikiganiro. Pe
oya yes imana irebe yego ibyitegereze ariko navuze ngo iza gushyigikira amarangamutima yanyu mutegereje cyangwa ishyigikira iki ariko ko numva uri kutubaza ibibazo biremeye kugira ngo na babandi berekwa bamenye icyerekezo ahubwo amarangamutima yanyu aba ariyo basengera banga imana yashyigikire cyangwa se ni nko guhuza karurumana nuzana narebera iki kibazo reka Claudine bari wagisubiza kubera ko Abeli urumva bafite gina amarangamutima yiwe nanjye mfite amarangamutima yanjye rero nkuko abivuze wa mugani wasanga yarasenze ariko njyewe ntago ndabisengera asabye n'ubufasha bw'isengesho muri commentaire aravuga ngo hari abandi bantu basenga banerekwa rero bamureberemo barebe ko ibyo bintu Uwiteka abirimo nje ndumva ako sereka nkubaza ngereka mbabaze se muri abahanuzi Bibiliya vanga umugombozi utigomboye aba ari umugombozi nyabake murindira abandi bahanuzi muri abahanuzi ariko Imana aho ndahita nsubiza umugombozi ntiyigombora umugombozi ntiyigombora ahubwo nta muganga wiganga no kuvuga ngo yavuze atafite amarangamutima ye nanjye mfite ayanjye nshobora kuyagira ariko Imana itayarimo ahubwo reka dukomeze twisengera Imana nshobora gushira amarangamutima yanjye mu Rwanda ari Zambia nshobora kuyashira muri Kenya yibereye Sudani nshobora gushira amarangamutima yanjye hano nkasanga ari Burayi ahubwo iby'Imana ishaka nibyo byiza ariko ngiye mu murankwepa nubu ntago tuhava utanaramenya iby'Imana ishaka ariko mwe mushaka iki niki musaba Imana twebwe ibyo dushaka ku giti cyanjye Imana buriya Imana niyizi igikwiriye umuntu ngewe ubu tuvugana nshobora kuvuga ngo amarangamutima yanjye nayo ariko Imana ibifite uko yapanze twebwe turapanga Imana igapangura muri aka kanya ntacyo twatangaza twebwe turacyarimo gusenga Imana ntabwo turagaragaza amarangamutima yacu reka tube tugarukiye hano kuri iyi ngingo twinjire mu mwanya w'Imana yabatumye kuba tuye isi yose babasha kureba kino kiganiro ibindi wenda mutagira ngo twabivugaga mu rwenya ariko ngewe nk'ijisho ry'umuntu urimo uragenda ukura navuga ngo ndabashyigikiye nzaba mpari cyane bibaye nibibaye Imana ibikoze ibyemeye nzaba mpari ndi no mva njya mba coordinateur w'ubukwe by the way n'abankurikiye mujye mumpamagara n'organize ubukwe neza rwose kandi nca makeya ariko mvyemereye hano nta n'igiceri nzabaca ngo birabaye Jeri mureke naho ari ngewe mbyemere hano kuri izi kamera Imana iramutse ibyemeye Imana iramutse ibyemeye abandi maca amafaranga ko organize uko kuva hasi kugeza burangiye mwebwe n'ubuntu nta kimana iratubwira icyakora wenda tuzayibaza impamvu yaduhuje kuri izi kamera bibaye ari gahunda y'Imana natwe twabishimira Imana kuko ntabwo twarwanya umugambi w'Imana reka tubahe akanya ubundi twumve icyo Imana yabadutumyeho muri uno mwanya tunarebe wamungani uburyo Imana ibyemeye uyu murimo shitani yabahuye n'ikibazo uzi kugibona urugo rumeze nka gutyo mwese shitani yabagowe yabahiye umva umwanya n'uwanyu yabahuye n'ikibazo rwose reka mushiki wacu asenga Imana ubundi tuvuga Imana
Mana yacu turi imbere y'amaso yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe. Tunezerewe Imana ko ari Imana ishoboye byose. Turagushimiye Kristo kubw'umugambi wawe mwiza utugezeho uyu munsi wa none. Nyemerera kuko witwa Imana ishoboye byose aya masaha. Turaritse Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ngo bize bibane natwe, utangirane natwe muri iki kiganiro cy'ijambo ryawe Kristo. Ndasenze ngo abagiye kudukurikirana Kristo, Mana ugende Mana nyagora ku ngoma, ijambo ryawe ribagereho. Ugende Mana ngo mukomange imitima y'abarushye n'abaremerewe mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye rero n'uzuganze kandi ukora iby'imbaraga, urakoze Mesiya kuri Data wa twese mwiza. Izina ryawe rishimwe kandi rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Ayi Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ndumva ntangiye gufashwa. Amen. Abadukurikiye twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane natwe twese. Yego. Twari twavuze rero ngo tugiye kuvuga Imana. Naka kanya rero nanone twari reka dusabe turebe twembi hamwe n'abadukurikiye mu gitabo cy'umuhanuzi Luka chapitre 1 cyangwa se igice cya mbere verse 5 umurongo wa 5. Igice cya mbere muri Luka umurongo wa 5. Luka cyangwa se Luc chapitre 1 verse 5. Reka dusabe umusomyi mwiza adusomere ubundi twumva Imana. Luke chapter 1 verse 5 cyangwa se Luka igice cya 5 avuga ngo ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bwoko b'Abaroni witwaga Elizabeti. Bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagenderaga mu mategeko n'imihango by'Uwiteka Imana, bose ari inyangamugayo. Nushaka uburekeye aho ngaho, reka Profete Claudine umuhanuzi w'Uwiteka abanzirize kuri uwo murongo wa 5 ubundi twumva Imana. Turaza gukomeza aho hantu uhafate cyane, turaza gusoma amagambo atari makeya muri iki gice cya mbere. Ongera udusomereho gakeya, nta kibazo niyo waba udafashe mikoro. Okay. Ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya, ngo ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya hariho umutambyi, ngo hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, ngo wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore, ngo yari afite umugore, haleluya, wo mu bwoko bw'Abaroni. Yari afite umugore witwaga Elizabeti. Imana ishimwe. Bombi bari abakiranutsi, ngo bombi bari abakiranutsi b'Imana. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Wowe uduteze amatwi, nyemerera uba uri umukiranutsi, uze wicare udutega amatwi, uze kuryoherwa n'iri jambo tugiye gutambutsa aya masaha, kandi unyemerere udutega amatwi ubyumve. Ngo aba bantu bari abakiranutsi, uyu mugore n'uyu mugabo bari abantu b'abakiranutsi. Imana ishimwe. Amen. Bagenderaga mu mategeko, ngo bagenderaga mu mategeko n'imihango by'ubwami, n'imihango by'ubwami Imana. Bagenderaga mu mategeko, bari bakijijwe aba bantu. Bishatse kuvuga ngo aba bantu bagenderaga mu mategeko y'Imana, ntabwo bica amategeko y'Imana, ntabwo bakoraga ibihabanye n'Imana. Aba bantu bagenderaga mu mategeko y'Imana. Ndakwifuriza nawe kugendera mu mategeko y'Imana. Wowe udukurikiranya aka kanya, nifuje yuko wagendera mu mategeko y'Imana, Imana ikaza kutugirira neza. Haleluya. Amen. Ari inyangamugayo, ngo bose bari inyangamugayo. Imana ishimwe. Amen.
ariko bagiraga umwana ngo ntabwo bagiraga umwana kuko Elizabeth yari ingumba kandi bombi bari bageze mu zabukuru ariko hejuru ariko bari inyangamugayo aba bantu. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Wowe udukurikiranye nyemerera ubinyangamugayo n'ubinyangamugayo imbere y'Imana. Imana iraza gukora ibyo utatekerezaga yuko byakoreka, ibyo utatekerezaga yuko byakwemera. Aba bantu bagenderaga mu mategeko y'Imana, ahari iyo bataza kugendera mu mategeko y'Imana bari gukora iby'Imana idashaka, ntabwo bari kurindira isezerano ry'umwana, kuko bari banashaje. Aba bantu bari no kwicira inzira bakajya no mu bavuzi ba gakondo, ariko barangije bubaha Imana, bagendera mu mategeko y'Imana. Ariko bari bashaje aba bantu, ariko barangije biringira Imana ko ishoboye byose. Imana ishimwe. Dukomereze twihute. Nuko ubwo Zakariya yaragikora umurimo w'ubutanzi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe. Haleluya. Kuko Zakariya yaragikora umurimo w'ubutanzi. Ese wowe udukurikiranye uracyakora umurimo w'ubutanzi? Wowe udukurikiranye uracyabirimo neza? Wowe udukurikiranye uracyakora iby'Imana ishaka? Wowe udukurikiranye uracyagendera mu masezerano Imana yagusezeranyije? Ntabwo warambiwe wa mukobwa ngo wicire inzira, ntabwo warambiwe wa mugore ngo wicire inzira, ntabwo warambiwe wa mutambiwe. Ni wowe uracyakora iby'Imana ishaka. Wowe udukurikiranye aya masaha ngo yakoraga iby'Imana ishaka, ategereza Imana. Zakariya arindira Imana, we n'umugore we bakora iby'Imana ishaka. Ntabwo bakoze ibyo babishakiye, ahubwo bagendeye mu mategeko y'Imana. Wowe uracyagendera mu mategeko y'Imana? Wowe udukurikiranye izi saha uracyakora iby'Imana ishaka? Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ubufindo buramufata nk'uko mungemo. Haleluya. Ngo umufindo buramufata nk'uko umugenzo w'abatambyi wari uri. Aka kanya cyane ngo ubufindo bw'Imana bugufate. Haleluya. Ubufindo bw'Uwiteka bwongere bugufate. Ubufindo bw'Uwiteka bugufatire hamwe wacitse intege, bugufatire hamwe wirwaniriye, bugufatire hahandi utakibona ko bishobotse, bugufatire hahandi. Ubwo bufindo bwongere bukore. Ubwo bufindo bufata Zakariya wana wiri bini fadra. Ubwo bufindo bwongere bukugereho, bwongere bugufate aya masaha wowe dukurikiranye. Imana ishimwe ngo ubufindo burangije bufata Zakariya. Dukomereze. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo arangije ngajya mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro. Icyana marayika w'umwami Imana abonekera. Haleluya. Soma vuba wihuse. Ngo Zakariya amubonye yikangagira ubwoba. Ariko marayika aramubwira ngo witinya mama, witinya wa mugabo udukurikiye, witinya wa mubyeyi udukurikiye, witinya kudepoza, kubera ko marayika w'umwami Imana aje kwitamurura, aje gukora iby'imbaraga, aje gukora ibiruta ibyo watekerezaga, aje guhindura amateka, aje kongera kurema ibifatika ku buzima bwawe. Uyu ni marayika w'umwami Imana. Byongera kwitegereze. Amen. Akaba fastire. Azi ko ari black kandi. Ntabwo nge naje Burundi. Ako mwamubwiye amakuru rero tutabara nk'umuyizi. Saba hungu bangije. Turagifata bitarenze uyu mwaka tugiye kwinjira. Nyene aravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo haleluya. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere.
iri jambo rirakomeje ku murongo wa 38 haravuze ngo Mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana bimbere uko uvuze kuko marayika ngo nuko marayika amusigaho aragenda. Hanyuma uyu Zekariya nuko ngo yakiriye ubuhanuzi arahanurirwa yuko agiye kuzagira gute kuzabyara umwana w'umuhungu. Hanyuma uyu mwana ni Yohana. Imana ishimwe cyane. Ariko icyo gihe Bibiliya iravuga ngo ntabwo yabyakiriye, ntabwo yabyizeye kubera yuko bari bashaje bageze mu zabukuru. Hanyuma kubera ko atabyakiriye cyangwa se ngo abyizere Bibiliya iravuga ngo agobwa ururimi. Haleluya. Aba ikiragi kugeza aho ngo isezerano rizasohorera abona kongera kuvuga. Bishatse kuvuga iki? Iyo wizeye ibintu byose birashoboka. Ijambo ryarambwiye ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza. So birasaba ngo wizere ikintu Imana ivuze, wizere ikintu Imana ivuganye nawe. Ijambo rishatse kuvuga iki? Wiringira ngo Imana ibivuze irakora, irisezeranye irasohoza. Ntabwo yigeze kubesha n'umunsi n'umwe. Ntabwo yigeze ibintu byose, ariko ikintu cyitwa kubesha nicyo kintu cyonyine cyagize ute cyayinaniye. Noneho iyo usomye ku murongo wa 74 haravuze ngo ko nitumara gukizwa nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya. Haleluya. Amen. Turi abera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Bwana asifiwe sana. Iri jambo riravuze ngo nitumara gukizwa amaboko. Benshi barakizwa amaboko y'ababarwanya, amaboko y'abanzi babo. Benshi iyo bamaze gusubizwa nuko ngo baribagirwa. Ariko iri jambo rivuze ngo tuzayisenga tudafite gutinya. Haleluya. Kandi dukiranuka mu minsi yo kubaho kwacu kose. Niko ijambo rivuze. Iyo usomye hepfo ku murongo wa 78 haravuga ngo kubwo mutima w'imbabazi w'Imana yacu ifite niwo uzatuma umuseke utambikira. Haleluya. Uvuye mu ijuru ukamurikira bicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Noneho usomye hepfo ku murongo wa 80 haravuze ngo uwo mwana arakura arwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Haleluya. Uwo mwana arakura. Uyu mwana ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Niba ufite uyu mwana ufite ubugingo. Ijambo ryarambwiye ngo udafite uyu mwana nta bugingo afite. Imana ishimwe. Nitumara rero gukizwa, numara gusubizwa ku masezerano ufite cyangwa se wabwiwe n'umwami Imana, ntuzibagirwa ahubwo uzayisenga abari bwo uzambara imbaraga mu gihe benshi bari kurambirwa, mu gihe abandi basubizwa bakabivamo. Iri jambo rero riravuze ngo kubwo umutima w'imbabazi w'Imana yacu ifite. Hari umutima w'imbabazi Imana igufitiye. Haleluya. Usubizwa ari utumye uva muri icyo kibazo, ari utumye amasezerano asohora. Ariko nyuma ntuzibagirwe. Haleluya. Uwiteka agiye kugusubiza, Uwiteka kwitayeho. Uyu mutima w'imbabazi niwo utumye Imana ikwitaho, ariko nawe ntuzibagirwe. Haleluya. Kandi wizere ko ijambo rivuganye nawe ari ryo riri butume, kuko ibintu byose byaremwe n'ijambo. Iyo wizeye rero nuko ngo ijambo rirabirema. Wizere ko akanwa k'Uwiteka ariko kavuganye nawe muri iri jambo. Umva 45 ukuntu havuga 45 icyo gice n'ubundi haravuga ngo kandi hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Haleluya. Komeza. Kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Birashoboka ufite amasezerano yatinze, ntabwo Imana yabinaniwe, ahubwo ni isaha Imana itari yagera. Rero ni aka kanya ukwiye kwakira kwizera, wizere ko ibyavuye mu kanwa k'umwami Imana bigiye gusohora. Imana ishimwe. Numuhirwe uwizera kuko ibyo yabwiwe n'akanwa k'umwami Imana bizasohora.
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Imana ntibesha, Imana irasezerana igasohoza, iyo ivuze ishira mu bikorwa. Bwana asifiwe sana. Ikintu Imana ivuze, haleluya, kingana n'ico ikoze. Ikintu Imana ivuze kingana n'ico ikoze. Niba yarakwemereye akazi, uraza kwakira akazi. Niba yarakwemereye urushako, cyangwa se uraza gushaka. Niba yarakubwiye umugabo, abagabo barahari. Niba yarakubwiye umugore, abagore barahari. Niba yavuganye nawe kuziga amashuri, nta nkeka ugomba kuyiga. Nimba yakubwiye perime akira perime izina rya Yesu. Nimba yakubwiye kubyara akira kubyara mu izina rya Yesu. Kubera ko tusomye ijambo riratubwira ngo hahirwa umuntu wizeye kwibwa ibyo yabwiwe n'umwami Imana izasohora. Izere ko ibyo Imana yavuganye nawe Imana izabisohoza. Wizere ko atari umuntu mwavuganye, wizere ko atari so wanyu mwavuganye, ahubwo Imana yaremye ijuru n'isi, ariyo wavuganye nayo wa mubyeyi we, ariyo wavuganye nayo wa mukobwa we. Wizere ko Imana yavuganye nawe ubukwe, Imana ije gusohoza ubukwe. Wizere ko Imana yavuganye nawe amafaranga, Imana ije gutanga amafaranga. Wizere ko Imana yavuganye nawe kije kugukura muri iyo nzu y'imbohe, Imana ije kukubohora. Wizere ko Imana yabasha gukora ibyo biruta ibyo wowe watekerezaga. Ubyizere. Kwizera bituma umuntu asorezwa amasezerano kandi vuba. Umutima w'umuntu utizeye nta nubwo Imana ijya inezererwa umutima utizeye Imana. Izere, ugire kwizera muri wowe. Yesu aje gukora, Yesu aje guhindura, Yesu hari amaboko mabi agiye kudukiza kugira ngo tuzayisenge tutatinya, tunezerewe, dufite ibyishimo, gira ibyiringiro, kubera ko Yobu yaravuze ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, kigashora imizi, kikongera kikera ibibabi by'ibitonome. Ongera ugire kwizera yuko iki giti cyakongera kigashibuka. Ongera ugire kwizera yuko wakongera ukajya kudepoza bikemera. Ongera ugire kwizera yuko iyo peri mukoreye igihe kirekire wakongera ukajya gukora ukayibona. Ongera ugire kwizera, ongera upima andi mahirwe. Hari andi mahirwe ya kabiri Yesu yongeye kugarura. Uyu Zakariya nta kwizera yari afite, afunga umunwa, araceceka. Ariko hari igihe nawe uri kureba kabona iby'urushako rwawe waracecetse, kabona nta nzira. Ariko hari inzira. Igiti naho cyatemwa cyakongera kigashibuka. Reka wizere yuko ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Yesu aje gukora iby'imbaraga. Mwizere umuhanga amaso, mwizere ibyo yavuganye nawe mama. Wongere usubire ku birindiro. Uyu Zakariya yaragiye akimara kuvugana n'umwami Imana, asubira mu ihema. Genda ujye mu ihema, wongere upfukame, wongere wizere ko ibyo wabwiwe n'umwami Imana bigiye gusohora. Kandi Imana ije gusohoza amasezerano y'abantu bizeye Imana, bakoreye Imana, batayiryarya, batayibeshya, badapfukamira Bayali, badabeshya, badateka imitwe. Yesu aje gusohoza amasezerano. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Haleluya. Ya rero ngira ngo abantu nibizere Imana iracafite imbaraga, iracihagije, iracabasha gukora iby'imbaraga. Imana bayigirira icyizere. Ubundi ukwizera kurarema, ndetse ukwizera ngo ni nk'igiti cy'umwimerere. Iki giti cyera imbuto z'ibitangaza, gisoromwaho n'umuntu wihanganye, kandi ifumbire yacyo ngo ni ibigeragezo. Rero birashoboka ko umaranye ikigeragezo igihe kitari gitoya, ariko iki kigeragezo wari umaranye iminsi myinshi. Ni ifumbire rero uraza gusarura ku byeze by'iki giti. Iki giti cyitwa ukwizera, ariko ngo gifumbirwa n'ibigeragezo. Kandi igiti iyo kibonye ifumbire ni ngombwa kirera imbuto. So uraza gusarura rero, wowe icyo usabwa ni ukwizera. Wizere icyo ijambo rivuze, kubera yuko ijambo ry'Imana niryo ribirema. Haleluya. Ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ntabwo rero biraza kugenda ubusa, ahubwo iri jambo riraza kukuremera icyo wizeye. Biterwa nuko ubyizeye. Reka mvuge ngo bikubere uko wizeye. Wowe udukurikiye, birashoboka uri kure, birashoboka uri ku mugabane w'Uburayi, birashoboka uri muri Aziya, birashoboka uri muri Afrika, birashoboka uri ahantu hatandukanye. Ariko aho wizereye hose ijambo riraza gukora igitangaza. Wowe wakire kwizera, hanyuma
tugiye gusengana Imana ntabwo turi bujye mu bintu byinshi ahubwo tugiye gusengana Imana tugiye kugusengera Imana wowe uce bugufi wizere usengane natwe hanyuma birashoboka udukurikiye uri mu modoka yawe birashoboka udukurikiye uri ku buriri bwawe birashoboka uri mu nzu yawe birashoboka uri muri ofisi yawe birashoboka uri gucuruza ntabwo nzi ahantu herere ariko ahantu herereye hose wowe wizere tugiye kugusengera Imana hanyuma uraza kwakira igitangaza cyawe niba wifuza umwana uraza kubona umwana kuko tubonye ko na Yozefu yaje kubyara nako Zakariya yaje kubyara Yohana Imana ishimwe cyane birashoboka niba ushaka inzu Imana iratanga inzu niba ushaka akazi Imana iratanga akazi ikintu cyose wizeye ikintu cyose kirashoboka turaririmbye indirimbo aravuga ngo ibintu byose birashoboka kuko nta kinanira Imana ibyo ubona byararenze ubwenge bwawe imbere yayo ni nk'ubufindo wowe Imana ipfa kubikwemera abatakwemera izabemeza Yesu we uri umwami ntabwo tugipfuye ntacyo tubaye turi kumwe ndababwiza ukuri Imana muri kumwe wowe yizere gusa uyigirire icyizere ubundi bintu byose birashoboka iyo wizeye tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu urera kandi urakomeye urakiranuka muri byose uragahora ku ngoma iteka ryose turasengeye umuntu yarabanye natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu uyu muntu yizeye ko bishoboka uyu muntu ahantu aherereye hose Mana muremere ishimwe rifatika muremere ikibemeza mu izina rya Yesu reka amateka y'uyu muntu ahinduke reka abantu bahindura amagambo reka mu izina rya Yesu uyu muntu yifuza akazabona akazi uyu muntu yifuza umugabo abona umugabo uyu muntu yifuza umugore abona umugore umuntu wese icyo yizeye reka kimubere nk'uko yizeye mu izina rya Yesu tumanuye imbaraga zibohora imbaraga zirema mu izina rya Yesu umuntu wese ikintu yizeye acyakire mu izina rya Yesu haleluya haleluya Mana reka bireme nonaha reka biremwe nonaha mu izina rya Yesu nasomye ijambo rirambwira ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni kandi wimwara kuko isoni zitazagukora ahubwo uzibagirwa n'izagukoze mu buto bwawe reka ubaremere ibifatika reka babone iby'imbaraga reka babone ineza y'Imana reka babone amahoro reka babone ibyishimo reka babone umunezero mu izina rya Yesu uyu muntu udukurikiye birashoboka afite uburwayi niyakire gukira mu izina rya Yesu turabasengeye Imana data twese Imana umwuka n'umwuka wera n'umwuka mutagatifu babone ineza y'Imana babone ibitangaza babone imirimo n'ibitangaza bikoreka mu izina rya Yesu reka uhindukize ku buzima bwabo urakoze Mesiya turabasengeye kandi abari mu nzu z'imbohe nabo ubarenganure birashoboka hari n'abarengana reka rero ubarenganure mu izina rya Yesu kandi basohoke mu nzu z'imbohe tubona Pawulo na Sila bakurwa mu nzu y'imbohe n'ubu uracyafite imbaraga tubasha gusohora abantu mu nzu y'imbohe mu izina rya Yesu nabo turabasengeye abari mu bitaro nabo turabasengeye reka mu izina rya Yesu aba bantu bose ineza yawe bagereho urakoze kutabaye urakoze kubagirira neza urakoze kohereza isengero hirya no hino ku mpande enye z'isi reka isengesho rigenda rikora imirimo rigenda ritabare mu izina rya Yesu tumanuye umuriro tumanuye ubutabazi bwihuse icyo twita intervention rapide mu gifaransa ijuru ryerekereze reka ijuru ritabare urakoze kubikoze urakoze kutumviye urakoze kumvise ibisengesho Mana reka ugenda ukora imirimo n'ibitangaza urakoze Mana kubasubije kandi urakoze kutabare haleluya haleluya urakoze Mana Yesu ko wumvise ibisengesho urakoze kubatabare urakoze kubagendereye amashimwe y'icyubahiro bikugarukire mu izina ry'Umwami wacu Yesu amen Yesu nabaha umugisha yego wifuza ko twasengana yego watwandikira ku nomero iri kuri WhatsApp 0783 70 275 0783 70 yego twafatanya gusenga Imana igumize bashyigikire kandi Imana igumize bagirire neza Yesu arahari kandi Yesu arakora Imana yo mwijuru duhana umugisha. Iyo ni nimero y'umukozi w'Imana Claudine ngira ngo murayumvishije Reverend Pasteur Buhungwa Beri na kamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705 reka nyisubiremo
akamenyetso ni uguteranya 250 78 58 64 705. Iyo niyo nimero mwatubonaho iba kuri WhatsApp. Nta kibazo wifuza ko dufatanya gusenga, wifuza kutugira inama cyangwa se ukayitugisha, niyo ngiyo. Yesu naduhana umugisha. Murakoze.